kirabiranya baba ni mwamini ariko kirabiranya mwana wa mama byose n'amakosa yawe uvuze ngo ndamutse mbuze runo rwavu nkabafata uri mu biki ko mbona witsimbatsimba wenyine biruki iyo nyamugo barayiguhaye tantino inyihereye tantino inyihereye none tantino inyihereye konzi komere kuguha ibiryo kiba ari ikibazo ari igitsure cya papa iyo nyama ni wiguhaye nuri mpadangi ngo kaze mubaze iki nyine urumva erega nayo mfite femba y'inyama meruka kurya inyama ari ukubera mama ari we wayinekeye ntaho wundi baba no kuri nujye kumuneza kandi kabo narakubwiye nk'ubu mere yaba ari usanga urya zino nyama ntiyari kugukuramo umwuka wari bumubwira iki koko nyine mbori nakubwiye rwose sinzi kabo ntabwo nshobora kuguha uruhushya rwo kujya gukina umupira ngo ajye kugira ute ngo ujye kugira ute muri uru rugo waje gukina akazi kawe muri uru rugo ni ukoza ibyombo no gufura wakumva bikunaniye ugasura iyo wavuye iwe nta n'isoni ngo ujye gukina nawe kandi wibeshye umukure muri uru rugo ndashaka ko ibi byombo nsanga byose byogeje akomere nawe rero aho hantu urengereye kaboyi ko nta kintu mupfa kaboyi umwangira iki koko babarira cyane urusu urugo rwawe mu rugo rwanjye ngomba gutegeka icyo nshaka wibeshye umukura nawe nsanga ibi byombo birangiye nta n'isoni nakubwiye rwose ubu azakwiyicira nyine se sha wabigira gute se nimba mama wambyaye yaranaye ubwo uriya we yabura gute kunyanga nihorera nyine nta kibazo komezanya tubafashe iki nyine afande nahuye n'ibibazo byinshi guhera mu bwana bwanjye narakubititse n'ukuri nyine naje kurwara ubwo nyine umusaza wanjye ngiye ngeze kumubura muri ibyo byose tubafashe iki nyine muri ibyo byose nyuma y'uko narwaye naje kubura mama wanjye atwarwa n'abapolisi babiri kugeza na n'ubu ntabwo nzi yari naramushakishije ahantu hose nshoboye naragenze aho nshoboye hose na n'ubu sindamubona gusa nyine umudamu tubana niwe wambwiye ngo nindekere gushakisha ntazi yari ahubwo njye mu buyobozi bamfashe nayo njanga rero ngo ndebe ko hari icyo mwamarira icyo kibazo wagishyize mu nzego z'ibanze oya wowe uragishyize mu nzego z'ibanze bakaguha raporo ukayijyana kuri RIB ikagufasha none se afande bamfashije koko ko yatwawe n'abapolisi babiri ntazi n'abari okay ntiwahamagarira umuntu wo kuri RIB agufashe
Oui afande. Nese kutitabaga telefone ko wari wanze kunyitaba. No afande ntabwo ariyo mpamvu yo kumbwira nabi. Niba yafunzwe se byabaye nyine. None ubu mu gihe byabaye reka tuyikavaringa. Mu gihe mangusi itarimo hariya ni ikibazo. Dufite risike nyinshi. Afande. Ngo ntabwo ushobora kudufasha mu bushobozi bwawe ufite. Afande umva reka nkubwire tugiye kwiranja uburyo njye ndiyeranje uburyo ataha ndakoresha imbaraga nkeya mfite ariko arataha. Afande nawe ntuzongere kudukenera n'umunsi n'umwe. Niko ndagerageza aravamo ariko afande nawe ntuzongere. Kweri kitakinyisanzuraho ngo umbwire ibikubabaje habaye iki koko twapfuye iki? Nakwihoreye kuko nabonaga utanyitayeho witaye kuri uriya munyamerika nyine mpitamo kwicecekera. Nkitese ku munyamahanga nkakwanga rusha ntabwo nabikora mama sheri wanjye murabizi ndagukunda ahubwo byari byaranshanze naho ubundi umunyamerika sibwo yakurusha agaciro riga mwese muri abana banje ahubwo buriya ntabwo bizi uriya mwana marayika afite ibibazo byinshi urumva rero ibibazo bye byatumye muhugiraho sa nk'ukwirengagije ariko ntagaruko nakwanze ntabwo nakwirengagiza wambwiesha mumbwiriresha Divine uri mugenzi wange ndafite ikibazo nk'icyawe sindafite mama ngaha nawe nta office sivyo icyo tuko tugushakira nuko wadufasha tugaca ducimbiza bara bose bajya nyene tugasigara ngaha turyohewe mugabo urabyumva nawe. Divi ndashaka ko twirukana uriya mugore n'inzanazi dukora uko dushoboye tubirukane kandi dushyize hamwe ni ukuri ko Imana mu cyumweru kimwe baba bagiye. Yes ikibazo nyine cyari mudamu mbona yarakwamiye hano sinzi ko kuhava byakoroha yakizirika atakizirika weho nyemerera gusa nyemerere ko turi kumwe ubundi ibindi windekere azahava se azahava njye nta kibazo ariko ndahari. Tonto turi hano se abo bite ariko tonto nawe hari ikintu mugaye komeruka kera ari inshuti ya mama kubera iki nyuma y'ibura ryo utaje kumushaka. abo nagerageje uko nashoboye pe ndamubura ubu nanjye byaranyobeye ariko tonto usiko nanjye nari ndi gushaka mama narangiza nagahura n'umudamu neza usa nka mama ariko sha uzimugezeho ukuntu yambwiye mama yuko ninde warwana we yewe disinaga ari mama ahubwo mu gitondo naje kuvumbura kuri ya mugore wawe ari we twahuye kuko namubonye yambaye igitenge neza mpita mbona ari we. Ni wa mugore wanjye niwe waramwiboneye? niwe naramwiboneye. ibaze kimenye ko ari wowe
none kiyatwotsa ku mishito neza burundu. Iki ku mishito ko numva ikigoye cyawe ari ikigome, ariko urazi mukanya amajije kujya gusuka igikoma uzurushya nkubise, maze ubu ngubu nanakubwira n'inyenyeri zose zibaho. None se Kabo gitanyaro kigukubita kutabimbye koko. Amenya ko ahubwo nabikubwiye yakubita imbwa na sebuja. Weki uzabazo ntabwo nakwitwa n'umugore ahubwo cya gicucu witanye kujya kigukubita aragazambona. Urabona ukuntu uri gushushubikanya umushyitsi ngo nta soni icyo kinyabupfura akoze iki? Ni mubyara wangera ariko uyu kumubona sikwari. Uyu nguyu yabaswe n'ibiyobyabwenge ndetse avuye no muri gereza y'ibyazi, none nta soni ashaka kongera dukorana gucuruza ibiyobyabwenge. So gira vuba vuba gusohoka sinzongera no kubona hano. Ariko Keri wari uzi ko akazi gatunze umuntu nta kintu kaba gatwaye? Chiporgi gusa. Ese ujyanye kwa kugira ngo ugendere. Wakuze gushima nanya mfundisha. Ntabyo ubonye rero. Uko uko no umuntu nzana byakora. Umva muko. Ihangane kubibaye. Ariko ndabizi ko mu misi imbere tuzabona. Sibyo? Ubonye ibintu kuri uriya mushyitsi koko nicyo kinyabupfura. ese ni umushyitsi wa hehe? None abaha hano muri iyi nzu. Nami basi rero mbabara ntabwo bizongera. Ariko se bamwe ari ikintu njya nibaza. Kongo ndi umuntu mwiza. Nkabona ari umuntu kuki mutatinda. Mwana wa. Nase wamenye iby'abagabo. Erega umugabo n'umwana wundi. Abanyarwanda nibo baciye umugabo. Ahubwo nimero suri ya mukobwa. Ubuvuya? Mugusabira imbabazi pe kubibaye. Ntabwo nawe biri ngombwa. Oya, biri ngombwa ngenda bishaka. Okay. Ushaka rekaze uri. Ahubwo mu gihe uri kumva nimero waruzirinde. Waruzi ko umugabo wawe yampamagaye. Uravugisha kuri wazaza muri kuno kwezi gutaha. Wazaza muri kuya kwezi. Siko we mwana we uri imbwa wowe uri n'imbwa mbi cyane wowe. Nta soni koko. Umwana namubwiye ngo ajye munza gume munzu urangira uragenda uramushuka umuvanamo. Baruhiyo barinda bamufata. Reka agenda ajye muri gereza. Urumva? Ntago nzigera mukuramo n'umunsi numwe. Agenda akomeye umva uko bimeze. Fande kuki mudufata gutyo? Ese utekereza ko nimwe bavuga ngo amagare yaterewe hejuru umwe asamaye n'undaye. Uyu mwanya ibyo wamwemereye ntiwabikoze. Urabona iyo nzu yari kugenda akayigumamo abayeho ati ko wamwemereye 300 se hari n'icya kabiri wamuhaye si 101 gusa wamuhaye. Fande ndagira ngo umenyeshe ngo Mangusta la resist iki cyumweru kimwe gusa kiraramuka kirenze byose arabisesa abishyire hanze ngo waragira ate Mary, Sorry. Where's Mesa? Mary ntabwo nzi njye musaza wawe Kaboy. Are you Mesa? No. Ntabwo nyibuka. None ufite ikibazo. Ntufite ikibazo wowe. Ni njyewe. Ngene kireba. Mary.
Ni njyewe musaza wawe. Please don't call me Melissa. I understand? Shit boy. This Melissa yaranyibagiwe.